Muhawe ikaze mu kiganiro Ineza kinyura kuri Danis TV mugezweho na Ndahiro Clementine. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko ikomeye cyane yibanda ku bintu abantu benshi bibaza ariko batabona ibisubizo byoroshye. Amabanga abakire badakunda kuvuga. Ni iki gituma abantu bamwe babasha gutera imbere mu buryo bugaragara mu gihe abandi bahora mu murongo umwe w'ubuzima ntibazigere babona impinduka zifatika? Ese ni amahirwe gusa, imbaraga zidasanzwe, cyangwa hari ibintu abazi kandi bakora buri munsi batabwira abantu? Mu buzima hari ukuri gukomeye, ntabwo ibintu byose tubona ku mugaragaro ari byo by'ingenzi. Kenshi ibanga riba riri mu bintu bidahita bigaragara, mu myitwarire, mu bitekerezo no mu buryo bwo gufata ibyemezo. Uyu munsi turasesengura uburyo burambuye amabanga 10 nyamukuru abakire kenshi badakunda gusangiza buri wese, ariko iyo ntwaro ibasha kugera ku rwego ruhebuje. Ingingo ya mbere, abakire batekereza ku gihe nk'umutungo wabo wa mbere. Abantu benshi batekereza cyane ku mafaranga, ariko abakire batekereza mbere na mbere ku gihe. Kuri bo bagifata nk'ifunguro ryabo kubaho. Iyo gihonotse nta kundi. Abakire bamenya guha agaciro buri munota, bagashora igihe cyabo mu bintu bibyara inyungu, aho kwishyira mu bikorwa bidatanga umusaruro. Ntabwo usanga bamara amasaha menshi ku mbuga nkoranyambaga batari mu kazi cyangwa mu bushakashatsi bubafasha. Icyo twakwiga: kumenya aho igihe cyawe kijya, kugabanya imyidagaduro idafite umumaro no gushora igihe cyawe mu kwiga, gukora no kubaka imishinga y'igihe kirekire. Kabiri, bamenya guhomba neza. Ibi birasa n'ibitangaje ku muntu usanzwe. Kuki umuntu ushaka kuba umukire yakwiga ku gihombo? Ariko abakire bazi ko guhomba si iherezo, ahubwo ari ishuri. Bafata igihombo nk'amahirwe yo kumenya aho batagomba kongera gushyira imbaraga cyangwa amafaranga. Ibyo bituma batinya cyane gufata ibyemezo bishya. Icyo twakwiga: ntiwite ku gihombo nk'igihamya ko utazigera utsinda, ahubwo ukiganisha ku bitekerezo ku buryo bushya bwo gukora ibintu neza. Bubaka imikoranire ifite agaciro. Abakire bazi ko amafaranga menshi aturuka mu bantu bazi, mu mishyikirano myiza no mu bufatanye burambye. Ntibajye batakaza umwanya ku bucuti butagira umumaro ku iterambere ryabo. Bamenya gushaka abantu bafite imyumvire yo hejuru, bakaganira ibitekerezo byubaka aho kuguma mu itsinda ry'abantu bavuga gusa. Icyo twakwiga: reba abantu bakuzengurutse, wibaze niba bazamura cyangwa bakumanura. Shaka imikoranire iguha imbaraga. Kane, bashora mu bumenyi burambye. Umukire ntashora gusa mu mafaranga, ashora cyane mu bitekerezo bishya. Gusoma ibitabo, kumva ibiganiro by'ubwenge, kwiga ubumenyi bushya. Ibi byose ni ibanga ryabo. Bazi ko amafaranga ashobora gushira, ariko ubumenyi n'ubwenge bwo gufata ibyemezo bizabafasha kongera kuyabona igihe icyo ari cyo cyose. Gatanu, batekereza ku nyungu z'igihe kirekire. Abakire ntibashukwa n'ibintu bigaragara vuba. Ntibakoresha amafaranga mu buryo bworoshye ubuzima bwa none gusa, ahubwo bashora mu mishinga ibazanira akamaro ku myaka myinshi iri imbere. Aha niho usanga baritonda mu gufata ibyemezo, bakareba niba icyo bakora kizabaha inyungu ikomeye mu gihe kizaza. Bafata ibyemezo byihuse ariko biteguye. Abakire bafite gatandatu, bafata ibyemezo byihuse ariko
biteguye. Abakire bafite uburyo bwo gufata ibyemezo batagowe kuko baba baramaze gutegura amakuru yose akenewe. Ibi bituma batabura amahirwe yihuta. Abantu benshi batakaza amahirwe bitewe no gutinda gufata icyemezo cyangwa gutinya impinduka. 7. Bamenya uburyo bwo gukora ngo amafaranga akorere bo. Umukire ntabwo akora amasaha 24 ku munsi, ahubwo yubaka uburyo amafaranga amwinjiriza atiriwe akora buri kanya. Ibi nibyo bita passing income. Ibi bishobora kuva mu gushora mu bukode bw'inzu, amasoko y'imigabane, imishinga y'ubucuruzi ifite ubuyobozi bwigenga n'ibindi. 8. Bamenya guhisha intego zabo kugeza igihe nyacyo. Ntibajye bavuga buri kintu bari gukora cyangwa bateganya gukora. Baziho hari abantu bashobora kubashyiraho imbogamizi cyangwa kwiba igitekerezo cyabo. Baravuga gusa igihe babona ko ibanga ritari guhungabanywa. 9. Bamenya guhangana n'ibitekerezo byo hanze. Abakire bamenya ko buri gihe hari abavuga nabi, abashidikanya, ababagenzereza, ababatesha umutwe. Ntibabyiteho cyane, ahubwo bashyira imbaraga mu kubaka ibyo bemera. 10. Bafata amafaranga nk'igikoresho, si nk'ikimenyetso cy'ubutsinzi kuri bo. Amafaranga ni uburyo bwo kugera ku ntego, si intsinzi ubwayo. Ibi bituma batayasesagura mu kugaragaza gusa, ahubwo bayakoresha mu kubaka ubuzima burambye. Icyo dukwiriye kumenya twese, amabanga y'abakire ntaho yagiye, ariko si buri wese uyamenya cyangwa uyakoresha. Bisaba guhinduka imyumvire, gukura mu myitwarire no kumenya ko kuba umukire bisaba kurenza urugero mu buryo bwo gutekereza no gukora. Ijambo rya nyuma, ntitugomba kureba abakire nk'abafite amahirwe gusa, ahubwo tugomba kwiga ku bintu bakora mu buryo buhoraho kandi tubishyire mu buzima bwacu. Shalom, shalom.